atungurwa n'umuyaga uteye ubwoba ugiye guhuha, kandi uwo muyaga nuhuha ntabwo bazarokoka, kandi nyamara bicaye bazi ko bicaye ku ijambo, abandi bazi ko bavuganye n'Imana, ariko abenshi Imana irambwira ngo barambeshyera sinigeze mvugana nabo. Hari abantu bafite amakayi barimo bishyuza Imana ngo ubuhanuzi babwiwe, ariko Imana irangije irambwira ngo agiye kuza ntabwo muzarokoka, kandi Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo izabakina ku mubyimba ubwo ibyo mwatinyaga bizaba bibagezeho. Izabakina ku mubyimba ubwo ibyo mwatinyaga bizaba bibagezeho. Abantu benshi Imana yabagiriye neza, Imana yarabatabaye. Hari abari abatindi Imana ibavana ku cyavu ibashyira hejuru, hari abandi Imana yigishije baha amashuri, hari abandi Imana yarindiye mu bikomeye, hari abo mwasenze muri mu magereza muravuga ngo Mana nutuvana aha ngaha tuzagukorera. Imana yarabikoze ibavanayo. Icyo mwituye Imana ni ukuyimura, icyo mwituye Imana ni ukuza mugafata icyubahiro cyayo mukakigira icyanyu. Imana rero ntabwo izagumya guceceka, iraje iriyiziye. Abandi mwagiye kugura imbaraga, izo mbaraga murangije mwirirwa mubeshya ko mwazihawe n'Imana. Imana ije kubakoza isoni, Imana ije kubakoza isoni, kandi Imana ije kubashyira ku karubanda. Ntabwo muzarokoka ni ukuri. Imana irangije irambwira ngo ninze mbwira abantu basubire ku rufatiro, bashaka amavuta y'umwimerere, kandi amavuta aturuka kuri Kristo Yesu. Imana irangije irambwira ngo nta handi muzakura amavuta. Amavuta ntimuzayakura mu bantu, ahubwo amavuta muzayakura mu kwanga icyaha n'igisa nacyo. Mwamara gukizwa mukareka igomwa ryanyu n'ubugome bwanyu n'ubusambanyi bwanyu n'ubujura bwanyu no kwiyoberanya kwanyu no kwishushanya kwanyu, ibyo byose mukabireka. Mwamara kubireka, Imana izururuka ikora ibikomeye hagati muri mwebwe. Ndangije ndabwirwa ngo ninze mbwira bitwa ko ari abakozi b'Imana, ubwo ndababwira nanjye nibwira ngo nitwongere dusubire ku rufatiro, mwongere musubire aho mwavuganiye n'Imana, kandi mwibuke guhamagarwa kwanyu, mwibuke ibyo Imana yakoze ku buzima bwanyu. Ibyo bibatere gushakashakana Imana umwete, kandi bibatere guca bugufi. Nimuca bugufi Imana izabagirira neza nta kabuza, kandi nimuca bugufi Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro izabarinda. Ndangije ndabwirwa ngo ubugingo ari bwo mwahamagariwe. Ese mwibuka yuko nyuma y'ibi ngibi hari ubugingo? Ese mwibuka yuko nyuma y'ibi ngibi hari urubanza? Imana irangije irambwira ngo ninze mbabaza icyo ngicyo. Mwibuka ko hanyuma y'ibi ngibi hari urubanza? Ese mwibuka yuko ibyo ngibyo murwanira ari iby'akanya gatoya, ni ibintu biza ariko nyuma bigahuhwa n'umuyaga bikagenda? Dore mwubatse amazu y'ibitabashwa, mugura amamodoka mugenderamo. Nimushakishe ibyo umwami ashima, nimushake kwezwa. Cyazanye Yesu ni ukugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Uyu munsi abantu bari mu rusengero bazanywe nuko bababwiye ngo nimuze Yesu abakorera ibitangaza, nimuze Yesu abakorera ubukwe, nimuze Yesu abaha abana. Ariko ndagira ngo mbabwire ibyo ngibyo ntibikanga Yesu kuba udafite umwana, kuba udafite umugabo. Ibyo nta kintu bibwiye Imana. Ikintu kiraje ishinga Imana ni ukugira ngo iguhe ubugingo, kuko nicyo cyazanye Yesu, kugira ngo zigire ubugingo kandi bwinshi. Yes, reka nanjye ngusuhuza aho dukurikiye. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Kuri kamera mwabonye turi kumwe n'umuhanuzi w'Imana, Prophete Emma. Nishimiye kongera kukwakira Prophete. Akoze cyane, nanjye nishimiye kongera kugaruka kubana namwe. Amakuru Prophete? Amakuru ni meza, ndashima Imana. Ndashima Imana, ndakomeye. Shima Imana. Ariko mu minsi ishize ngo ntabwo wari uhari. Mu minsi ishize ntabwo nari mpari. Mfite igiterane. Mfite igiterane hano hirya, ntabwo ari kure. Ntabwo ari kure. Ntabwo ari kure, ariko ndashima Imana yabanye nanjye. Mfite igiterane hano i Kampala, ariko Imana yabanye nanjye. Amina. Yego. Dayimoni warazikubise, wasize uzirukanye se? Ubushize barimo kutubwira ibya karande. Hari abantu wasize wirukaniye karande hariya. Urumva iyo ndi mu giterane byanze bikunze Imana hari abantu iba yararitse kugira ngo ize kubagirira neza. Pawulo yabivuze neza, aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Rero ndashima Imana. Buri ikintu cya mbere mbanza gushima Imana iyo ndi mu biterane nk'ibyo, nezezwa nuko hari abantu bakijijwe. Rero twagize umugisha uko hari abantu bakijijwe bakihana. Buriya niyo ntambwe ya mbere yo kwigobotora karande. Iyo umuntu yakijijwe akihana, abateye intambwe yo kwigobotora karande. Rega buriya ntibazakubeshye buriya Ivo, abantu bavuga ngo bafite za karande bafite iki? Buriya akenshi n'abatwirirwa dusengera n'abavuga ngo babaca ibitambo bagize gute,
buriya hari ikintu bakora cyiza kiruta ibindi, ni ugukizwa. iyo ukijijwe karande ivaho, karande iragenda. Imva ukuntu ijambo rivuga, riravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ahindutse icyaremwe gishya. Ibya kera biba bigize gute? Biba bishize. Noneho rero uyu munsi niba umuntu ari muri Kristo Yesu agahinduka icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ni ukuvuga ngo rero iyo bishize na karande ishiriramo. Profe, ko mujya mutubwira ko hari igihe umuntu akizwa akongera akagira karande? Ni ukuvuga ngo igituma wongera kugira karande rero ni ikihe? Ni igihe hari akageso kanze kugira gute? Gucika. Haba hakiri akajanja. Hari ukuntu umuntu akizwa ubusambanyi agasigarana ubuhehesi, sibyo? Iyo usigaranye ubuhehesi, dayimoni we, umva ukuntu ijambo rivuga. Ijambo rivuga ngo iyo dayimoni ivuye mu muntu ngo iragenda ikazerera, yazerera ngo igashaka ahantu yagira gute? Yatura. Noneho iyo ugize intege nkeya gatoya rero, ya dayimoni ihita yongera ikakugarukamo, kandi ntigaruka ari imwe, zigaruka ari zirindwi kuko ijya gushaka umusada. Ni ukuvuga ngo rero igituma dayimoni yongera ikagaruka mu muntu ni uko yananiwe gukizwa, hari akageso yananiwe gukizwaho. Ugasanga abantu benshi basigaye babeshya ngo yakijijwe, ariko nyamara hari ikintu cyamunaniye, sibyo? Njyewe ikintu nemera kandi nzi neza, umuntu ukijijwe neza ntabwo abamo abadayimoni. Umuntu ukijijwe neza, umuntu ukijijwe neza, imibiri yacu ni insengero z'umwuka, ni insengero z'Imana. Ni ukuvuga ngo ibaze Imana ituye mu mubiri wanjye, noneho na dayimoni agaturamo. Ntibishoboka. Ibyo bintu ntibishoboka. Umucyo n'umwijima ntibibana. Ni ukuvuga ngo kimwe kimura ikindi. Muri njyewe iyo harimo Kristo, iyo ndi muri Kristo neza, ameze neza. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa butigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Ni ukuvuga ngo rero umwuka wera iyo atari mu muntu, ni ukuvuga ngo akora ibyaha. Niyo mpamvu mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ho haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira. Ni ukuvuga ngo rero umuntu ugisambana, umuntu ukiba, umuntu ukiroga, umuntu ukikinisha, umuntu ukibeshya, umuntu ugisebanya, umuntu ukiba mu byaha, sibyo? Uwo muntu ntashobora gutandukana na karande. Bazamusengera, bamurambikeho ibiganza, bamusukaho amavuta, bamuderivura inshuro nk'icyatanu, ariko karande ntizakuvaho. Ibanga rya mbere ryo gutandukana na karande ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo. Ariko Profe, hari abantu tujya tubona, wenda tujya tunabiteramo urwenya nyine nda mu gikari cyangwa n'abandi bantu, ukabona abantu nyine bamwe twita ngo ni abahanuzi, ariko ugasanga agira akantu wenda katagaragarira amaso y'abantu cyangwa se benshi, ariko ako kantu ukaba ukamuziho, wenda ukaba wavuga uti kiriya ni cya karande cyamubaza. Umuntu ashobora kugira iyo mpano yo kuba yahanurira abandi bikagira, kandi nawe yitwa ko akijijwe ariko akagira karande. Yes, birashoboka cyane. Birashoboka ko hano hanze hariyo abashumba n'umushumba ushobora kumubona agenda muri vewiti, ariko akaba afite cya karande kimugendamo, akabwiriza ati haleluya, ariko cya karande nacyo gihagazeho ati sohoka twigendere, gira vuba twigendere. Ati amavuta, ariko afite cya karande. Ikintu kizakubwira umuntu ukorera Imana ariko akaba afite karande, ni handi bazakubwira ngo pasiteri avuye ku ruhimbi, yari ari mu mavuta amwe mwamubonanaga, yarangiza yava ku ruhimbi akajya gusambana n'akana k'agakobwa karirimbaga. Noneho wajya kureba ugasanga nta n'icyo karusha umugore we. Icyo nicyo kikwereka karande, kuko mu muryango we haba harimo cya karande cy'ubusambanyi kimugendaho. Noneho rero ashobora kugira iyo mpano ashobora kuyigira. Nshaka kuvanaho n'icyo bita urujijo ruvuga ngo ntabwo muri ubu buzima umuntu ashobora kugira, nanjye kuvuga ngo umuntu ashobora, hari abantu bakunda kuvuga ngo impano ntacyo zipfana n'agakiza. Ntabwo umuntu ashobora kugira impano z'umwuka wera ngo narangiza ngo agire ngo abadakijijwe muri we ngo ya mpano igumye yere. Oya, ntabwo bishoboka. Ya mpano ntabwo yagumya ngo igire gute? Yere. Ahubwo izi mpano mu buryo bigenda, shitani ashimuta
arashimuta. Iyo amaze gushimuta agashimuta iyo mpano yawe yamara kuyishimuta akayijyana, icyo gihe usanga urimo urakora ibikorwa bya Satani, ukanabikorana na ya mpano y'Imana. Imana yaguhaye impano, ariko kubera yuko washimuswe ugasanga washimutanywe na ya mpano y'Imana. Iyo mpano y'Imana washimutanwa nayo ugasanga ukora mu bikorwa by'Imana, ugasanga urakora nk'ukiri muri kampani y'Imana, ariko nyirizina iyo kampani warayisohowemo utakiyirimo. Hari abantu rero barimo barakora umurimo w'Imana ariko batakiri muri kampani y'Imana, akaba azi ko akiri muri kampani y'Imana ariko kampani yarayisohowemo. Ikibikwereka rero, ikibikubwira, urasanga uyu muntu akora ibintu, ugasanga umuntu arasenga ariko arasambana, ugasanga umuntu arasenga ariko araroga, ugasanga umuntu arasenga ariko arikinisha, ugasanga umuntu arasenga ariko agira amagambo. Ni ukuvuga ngo ya mpano wayihawe ukiri iy'Imana ari iy'Imana, ariko iyi mpano yaje gushimutwa ihinduka iriba ritobamye. Iriba ritobamye rero ntabwo rishobora kuba iry'Imana. Niyo mpamvu izo mpano zinjirirwa ugasanga zatangiye bigaragara ko ari impano z'Imana, ariko aho acumuriye, aho akoze ibyaha, za mpano ntizikiri zera, sibyo? Hanyuma se kuki atamenya yuko atagikorana n'Imana? Yabimenya gute se? Ntabwo yabimenya, kubera yuko iyo umuntu ari mu mubiri, ntabwo ashobora kugira ikimumenyesha yuko arimo arakora ibyaha. Mwuka Wera niwe umenyesha abantu ko bari gukora ibyaha. Noneho rero iyo wamaze gutana inzira, Satani agumya kukwereka ko ibyo ukora ari byo byiza. Ikikwereka bene uyu muntu ntushobora kumugira inama ngo yemere, ntushobora kumubwira ngo ibyo urimo urakora ni bibi. Wahora yumva yuko ari mukuri. Hanyuma se izi mpano ziba zikiri iz'Imana? Oya, ntabwo ziba zikiri iz'Imana, ziba zarahumanye. Ni ukuvuga ngo Satani rega nawe arerekwa, Satani nawe ararondora imyuka. Ni uko ngo hari igihe ujya kubona ukabona izo mpano zirashimuswe, werega buriya Satani nta bitangaza agira, ahubwo araza akiba iby'abana b'Imana akaba ari byo akoresha. Ko buriya Satani wariba, Satani ni umunyazi, Satani waracunga. Ijambo ryo riravuga ngo nta kindi cyazanye Satani uretse kwica no kwiba no kurimbura, sibyo? Nta kindi kizana umujura. Umujura azanwa no kwica, kwiba no kurimbura, icyo kizana umujura. Rero impano umuntu ashobora kuzigira yarahoze akorera Imana, abantu bakagira ngo aracyakorera Imana, akagumya akihisha muri uwo mutaka w'uko yakoreraga Imana, ariko asigaranye fotokopi. Hari icyo bita kuvuga ngo umuntu asigaranye amavuta amandazi yo yariwe kera. Hari abantu usanga basigaranye amavuta ariko amandazi yo yarariwe. Rero bitera urujijo, kuko usanga n'ubundi bantu bagikora ibitangaza, bagifite impano zikora ibitangaza nk'iby'Imana, bagihanura kandi bigasohora, bagisengera abantu kandi indwara zigakira, ugasanga biteye urujijo. Ibitangaza byose ibyo ubona abantu bakora ntabwo ari ku iteka bikorwa n'Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru. Ntabwo ari ku iteka bikora. Nanone kandi hakaba n'ibikorwa Imana yabigizemo uruhare. Buriya Imana igira abakozi bagaragara n'abatagaragara. Ari naho ijambo rivuga ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa nindangiza mvuge. Imana igira abakozi bagaragara n'abatagaragara. Igihe kimwe twigeze duhanurirwa n'umusinzi mu rusengero twari turimo. Umusinzi araza afite icupa rya Primus, ariko twe tumaze igihe dusenga twinginga Imana ngo Mana twimura aha hantu, turaharambiwe, twimure uburyo bwarabuze. Umusinzi araza ahagarara mu muryango yasinze koko n'icupa rya Primus, arangije araza bagiye kumwigiza ati muwe muretse mbafitiye amakuru. Ati ahangaha musengeye mumenye ko ari ubwa nyuma muhasengeye, muhasezere, Imana irabimuye. Ati ubwo kandi nge ndagiye, kandi koko niko byagenze. Kuko Imana yarabimuye. Uwo munsi twahasengeye ntabwo twahagarutse. Imana yisi ica inzira duhita tubona indi sare mu buryo bitunguranye, mu byo tutatekerezaga. Umusinzi barabuvuze. Rero wigeze kumpanurira, araza yasinze ati rero ati ngo bone Karame, ati uri ku ishuri ry'Imana, ati kandi iri ngiri nuritsinda Imana izakugirira neza.
Imana rero bijya bibaho, ariko karande buriya nta muntu itinya. Umuntu wese umuntu ashobora kubwiriza afite karande, umuntu ashobora kuyobora itorero afite karande, umuntu ashobora kuririmba neza ariko afite karande. Rero ikintu kikwereka ko iyo karande muryamyemo cya karande kimugendamo, iteka uzabona atungurwa, ugasanga aratungurwa cyangwa se aratunguranye. Sibyo? Ugasanga aratungurwa cyangwa aratunguranye. Usanga umuntu wari wizeye, niyo mpamvu nimusenga ntugasenga utumbiriye umuntu, ahubwo jya usenga utumbiriye Imana. Kuko njye nuntumbira, njye ndi umuntu, ejo nagutenguha. Hari umuntu warebaga ukabona neza uyu muntu abirimo neza, ukabona uyu muntu ari mu mwuka, ariko uko ukajya gutungurwa n'ikintu akoze kikagutungura. Ugasanga umuntu yarari mu mwuka ariko ngo yafashwe ari gusambana, ugahita umubona kuri televiziyo ari gusambana. Buriya nawe si we, ni cya karande kiba cyamunanije. Rero ushobora kubona karande uyurirana n'indege, karande uyijyana gucuruza, karande uyambarana agatimba ukakambara, ariko karande igutegereje ugati ntuzarumaramo kabiri tu. Ntuzarumaramo kabiri. Ahantu hateye indembe. Buriya hari igihe ugira gutya ukayica muri humye, ariko mu muryango w'iwanyu badashyingirwa. Ugasanga mu muryango w'iwanyu ntibashyingirwa, mu muryango w'iwanyu barishyingiye, ugasanga baragumiwe, ariko we kubwo gusenga ukagirirwa imbabazi n'Imana, ugasanga ubukura bukoresheje. Ariko karande ikabihagaze ati nubwo ubukoresheje, nugerayo ntabwo uzabyara, nunabyara uzabyara abapfe. Niba nabaho umugabo wawe ntimuzumvikana. Mbega karande yihora igutega iminsi. Ni ukuvuga ngo icyo ugiyemo irakubwira ngo gikore vuba uze. Kandi rimwe na rimwe bikaba Imana yanabivuze. Ikaba Imana yanabivuze. Rero mu buryo bwiza bwo gukira karande, nicyo nari mvuga, gukira karande intambwe ya mbere ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo. Buriya wanze icyaha n'igisa nacyo bituma Imana ikwishimira, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nuvana ibishimwa mu biga uzaba nk'akanwa kanjye. Wabyumvishije? Nuvana ibishimwa mu biga uzaba nk'akanwa kanjye. Igihe rero wabaye nk'akanwa k'Imana, ntabwo abadayimoni bazagukwegera, uzahagarara mu butware bwo gutegeka. Uvuge ngo ndategetse mu izina rya Yesu, mva inyuma Satani. Numutegeka Satani akuva inyuma, kubera ko uhagaze mu butware bwo gutegeka. Ijambo riravuga ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Rero iyo urwanyije Satani araguhunga, iyo urwanyije Satani yigirayo, iyo urwanyije Satani ava ku buzima bwawe. Ariko uyu munsi impamvu murimo murwanya Satani ntave inyuma yanyu ni uko mudakijijwe. Nukizwa neza, ijambo rivuga ngo nuvana ibishimwa mu biga uzaba nk'akanwa kanjye. Sibyo? Noneho rero no kudakizwa neza hari ikindi kintu bizana ku buzima bw'umuntu, bizana umuvumo. Buriya hari imivumo abantu bagira ituruka ku kudakizwa neza. Ugasanga hari imivumo ituruka ku kudakizwa neza. Buriya uzasanga hari abarokore benshi basenga ariko ugasanga bagira inyatsi. Ugasanga ni inyatsi ituruka ku muvumo kuko batitondeye ijambo ry'Imana. Batitondeye ijambo ry'Imana. Ugasanga yasomye ijambo ry'Imana riramubwira ngo nukiranuka ku cya 10 n'amaturo. Ugasomye ijambo ry'Imana riramubwira ngo tanga kimwe mu 10 n'amaturo. Ngaho ni mubingerageresha. Mwanyimye kimwe mu 10 muvumwa wa muvumo. Ugasanga asengera mu rusengero ariko ntajya atanga icya 10. Ngo biriya ngo ni by'abapasiteri n'abesikoro. Ariko nyirizina kuko yananiwe gutanga kimwe mu 10 n'amaturo, hari umuvumo yavumwe. Uwo muvumo umugendaho umuteza inyatsi. Buriya hari imivumo bidasaba ko abantu bayikuvuma. Sibyo? Ubushize nababwiye umuvumo uturuka ku mubyeyi. Buriya nuvuga umubyeyi wawe neza, yaba neza uzagira umugisha, ariko numuvuga nabi uzagira umuvumo. Kubera ko ya magambo akwatuyeho. Ya magambo umubyeyi yakwatuyeho, kandi ikindi buriya umubyeyi ahora ari umubyeyi. Kuko amaraso agutemberamo niyamutemberamo. Niba ari mubi mureke nyine umusabira umugisha kuko yarakubyaye. Iyo atakubyara ntuburiho. Buriya nuvuga nabi papa wawe wikururiye umuvumo. Sibyo? Ikindi umushumba wawe wakwatuje agakiza wagusengeye, buriya ni umubyeyi wawe wo mu mwuka. Wabyanga wabyemera. Buriya nsigaye mbona uko gusa Abanyarwanda ntago bagikunda kumva ibintu, basigaye bagorana, basigaye bumva bagoye. Buri muntu wese yabaye mu musesenguzi. Sigaye uvuga ijambo rimwe agashaka kurisesengura, agashaka gukwepa ikintu cyitwa kivuga ngo umuntu si umubyeyi wo mu mwuka. Ariko umuntu wagize uruhare wo kukwemeza akagusengera, Imana ikamukoresha ukemera, uwo muntu abakubyaye. Abakubyaye. Nk'ubu umuntu wanyatuje agakiza ngiye Pastor M,
sibyo ngeze ukuri nakijijwe mvuye mu bapfumu 36 ninjira mu rusengero bari bambwiye ngo pasiteri ngiye kureba ngo arerekwa cyane ngo ibintu byose Imana ihita ibimwereka ndavuga nti reka ngende uwo yari umupfumu wa 37 ngiye kugerageza ntabyumvishije Imana iramukoresha arerekwa abona ibyanjye byose gituruka hariye mu bantu nka 400 biteraniro ryuzuye arambwira ngo wowe ngwino hano byanjye byose arabibona icyatumye nemera gukizwa nuko ibyo yavuze byose nabyibonyeho uwo ngo Imana yitamukoresha ngo ni umubyeyi byanze bikunze nimusuzugura nzagwa wabyumvishije yego umva ukuntu ijambo Imana yabwiye Mose yaramubwiye ngo fata abantu bazamukana umusozi mugende musenge nanjye nzenda ku mwuka ukurimo mwubashyiremo hari nawe yababwiye ngo niwumvira amagambo Mose akubwira umugaragu wanjye Mose akubwira niwitondera amagambo umugaragu wanjye Mose akubwira wabyumvishije ni ukuvuga ngo Imana abantu ikituma badatabarwa n'Imana nuko batamenya ko amahame yo mu bwami ngo bamenye ko yari amahame turimo ni ukuvuga ngo umenye amahame yo mu bwami numara kumenya amahame yo mu bwami witondere sibyo witondera amahame yo mu bwami Imana rero ni umwami hari abantu bashaka kugira ngo bahite bigerera ku Mana diregite bahite bagerayo wagerayo kandi yanakumvira sibyo ariko Imana ifite abagaragu ifite abakozi hari abantu yashyizeho niyo mpamvu Ezekiyeli muri Ezekiyeli avuga ngo Ezekiyeli ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho amanura ndi mu mwuka amanura ndi mu mwuka ngo tugera mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufa ngo kandi yari yumye rwose arangije arambaza ngo yewe mwana w'umuntu ngo aya magufa yabasha gusubira akabaho nanjye ndamusubiza nti mwami Uwiteka ni wowe ubizi arangije arambwira ngo hanurira aya magufa urumva ukurikiranye kiriya kiganiro Ezekiyeli avuga ubona yuko muri kiriya kibaya harimo abantu babiri hari Ezekiyeli n'Imana Imana yari iri kuri tere Ezekiyeli bari kumwe nusoma neza uzasanga bari kumwe ngo amanura ndi mu mwuka arambaza ati bari kumwe ese Imana ntiyari ibishoboye kwitegekera aya magufa akagera gute yari ibishoboye ariko kubera yuko yubaha protokole kuko ngo ibibera hano mu isi bikwiye kukwigisha iby'ijuru kuko ngo protokole ukora hano sibyo ntago mu ijuru ariho haba akavuyo sibyo mu bwami bw'Imana ntabwo ariho haba akavuyo niba mu bwami bw'abantu nta kavuyo karimo urumva mu bwami bw'Imana ariho hazaba akavuyo ntabwo rero yakora iryo kosa ryo guteza akavuyo ntabwo yakora ikosa ryo guteza iki akavuyo ni nayo mpamvu uvuga ngo mwemera mukumvira muzarya ibyiza byahe byo mu gihugu rero mu bintu bikuraho karande intambwe ya mbere niyo kwanga icyaha n'igisa nacyo intambwe ya kabiri niyo kumenya kugira umubyeyi wo mu mwuka umuntu ugusengera umuntu musengana umuhanuzi ukeneye umuhanuzi wabyanga wabyemera kuko usanga akenshi karande impamvu zituzaho ari imigenzo ba data baba barakoze mu maganyeremi y'ibice 5 ku murongo wa 7 aravuga ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo abagaragu nibo badutegeka ni ukuvuga ngo ba data bakoze iki ibyaha buriya karande ntabwo ari icyaha sibyo yego buriya umuvumo na karande ni ibintu bibiri bitandukanye buriya umuvumo ushobora kuza ku muntu awizaniye buriya umuvumo ushobora kuza kuri wowe wizaniye ariko karande ntiyakuza aho yizaniye kuko karande ni ikintu uvuka ukakisangamo karande si icyaha kandi burya karande ntiyakubuza kujya mu ijuru ariko ibyo igukoresha bizatuma utajya mu ijuru aka kantu gasubiramo bakumva buriya karande si icyaha yego sibyo karande siho wayikururiye ko twe turavuka tukayisangamo ba data bakoze ibyaha kandi ntibakiriho natwe turaha twikoreye ibicumuro by'ibyaha byabo kuko ngo karande si icyaha karande ntiyanakubuza kujya mu ijuru ariko ibyo karande gukoresha bizatuma utajya mu ijuru umuvumo wakubuza kujya mu ijuru umuvumo wakubuza kujya mu ijuru kuko niwo wikururira kuko umuvumo urawikururira uri umuvumo uba mu bintu mu buryo butatu hari umuvumo wikururira hari umuvumo ukururirwa n'abandi hari n'umuvumo uturuka ku babyeyi sibyo ugasanga kuko utitondeye uyu muvumo usanga mu gutegeka kwa 2:28 haravuga ngo umurongo wa mbere haravuga ngo nugira umwete
wo kumva nugira umwete wo kumva no kwitondera, sibyo, no kumvira, sibyo, amategeko ngo utegeke uyu munsi, iyi migisha yose izakuzaho. Ku murongo wa mbere niko wavuga ngo azagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, ngo azagira umugisha igitenga uvugiramo, kororoka kw'inka zawe n'uko imikumbi yawe kuzagira imigisha. Ariko iyo usomye ku murongo wa 15 umva ukuntu havuga, aravuga ngo ariko nutitondera, buriya hari imivumo izanwa n'uko umuntu atitondeye, ugasanga kubera yuko utitondeye hari umuvumo wakujeho kubera ko utitondeye, ugasanga ntiwitondeye. Cyane cyane buriya no mu rusengero bino ureba hari imivumo abantu bakura mu rusengero kubera yuko batitondeye. Buriya hari n'umuntu ujya muri korari yijyanye, nta muntu umukuye mu rugo, ariko yajya ajya muri korari akagenda, ariko nabo baratugoraye, nabo baraturushya, repetisiyo za buri munsi, aho ngaho uzanye umuvumo utari ngombwa. Uyu muvumo uturuka kuri Ananiya. Ananiya yabeshye umwuka w'Imana, arabeshya ngo sambu twayigurishije aya ngaya. Vukono Petero yamubwiye, nabwiye ngo yewe Ananiya we, ngo mbere hose sambu ntiyari yawe, ujya kuyitanga hari uwagushyizeho agahato? Ese wowe ujya kujya muri korari hari umuntu wagushyizeho agahato? Nukuvuga ngo ujye kijya muri korari nuko wari wemeye ko amategeko n'amabwiriza uzabyubahiriza. Igihe rero utangiye kwitotomba ngo ariko baratugoraye, ubonye umuvumo utari ngombwa. Kandi niwe wikururiye, niwe wabyijyanyemo. Ni ukuvuga ngo Bibiliya iravuga ngo havumwe umuntu wese ukora umurimo w'Imana agonona. Ni ukuvuga ngo igihe utangiye kugononwa umuvumo ukujeho, kandi uwo muvumo si ngombwa, sibyo? Noneho hari n'undi muvumo ugasanga umushumba wawe yaragusengeye mbere mugitangira waramwemeraga, ariko aho bigeze ntukimwemera. Cyangwa uriya mushumba yancumuza, nsigaye ngireba nkanumva, uri muri kurura umuvumo utari ngombwa. Kuko ngo niba utakimwemera kibwiriza ngo ufashwe, jya aho babwiriza ugafashwa, sibyo? Igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakuboneye barihujya. Kubera icyo ugombera kujya kuvuga umuntu wimikishijwe amavuta ajya guhamagarwa ntabwo wari ubizi, ngo ariko ngiye ngo kiriya gishumba ni igipagani. Oya, si ngombwa ko wirirwa umucumuriraho, genda wisengeraho ubona hagize gute hakuboneye. Uriya kwirirwa wicaye uvuga umuntu wimikishijwe amavuta, wabyanga wabyemera, uri muri kurura umuvumo utari ngombwa, sibyo? Ese Emma, ahangaha ubu ikibazo ni pasiteri cyangwa ikibazo ni umukristo? Umva nkubwire, uyu munsi pasiteri naho yaba yarananiranye inshuro 1000, sibyo? Uyu mupasiteri kwirirwa witotomba nta kintu uri buhindureho, sibyo? Reka dusubire inyuma turebe, ngiye mvuga Bibiliya nshuti yanjye. Yego. Reka turebe icyo Mose, Aroni na Miriyamu bavuga kuri Mose, ngo yazanye umunyamahangakazi. None se Mose ntiyari yaramuzanye? Ariko we ngakababuza kugira gute? Gushaka abanyamahanga. Aratubuza kwishakira ibyuki by'abanyamahanga, ariko wagahindukira yabonye akanyamahanga kazi hariya, abona ni keza. Urabona ukuntu umugore afite ari icyuki. None twebwe aratubuza ngo twe gushaka ibyuki. Kubera iki se? Si icyo bari bavuze gusa se? Kandi ibyo bavugaga byari byo, sibyo? Ariko Mose niwe Imana yari yarahamagaye, ni nawe Imana yari yaratoranyije. Kandi hari ikintu Imana itari bugukundire, uri Imana ihamagara umuntu wayo hari misiyo imushakamo. Igihe uyu muntu misiyo atarayuzuza, ntabwo Imana iri bugukundire kuri wiyicire poroje. Aho kugira ngo urya muntu umunanize poroje yayitari yageraho, wowe irakwica, urya muntu akomeza. Kuko ngo Imana, nuko niba Imana yarampamagaye, ubu hari ahantu ngomba kuzageza, hari n'abantu ngomba kuzabwiriza, umubare wabo ntarenga, ni wuzu nzaba ndangije urugendo rwanjye, sibyo? Ntabwo narenzaho n'isaha n'imwe. Noneho rero ngoga ngo kubera yuko ngo ufite ibizibiti, ngo ufite ibizibiti, ngo uraje, ngo urabona ngo ngewe mba mfite ibimenyetso, ngo mfite ngo mbifite ku gafuraje. Uzagwa kuri moto utaragera hano ahangaha, kuko ugiye gukoma mu nkokora umugambi w'Imana. Urimo urashaka gukoma mu nkokora umugambi w'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana yo yararebye iravuga ngo iyi misiyo ninde muntu wayishobora. Irareba iravuga ngo nubwo cyahema kigira amafuti, ariko nicyo cyashobora iki iriya misiyo. Nicyo cyane, niwe wagira gute? Niwe wayishobora. None we rero ngo urahagurutse uravuga ngo buriya rero ngiye ngo urarwanya umugambi w'Imana, ntabwo biri buze kuvamo. Biriki hari umuntu nzajya kubwiriza nkamukomveka, nkamubwira ntumva, kandi uwo muntu Imana iramushaka.
kandi we ntuzabishobora, kandi we ntuzabishobora. Ikizagukorera izagukumbanya. unyibukije akantu, hari igihe nagiye ndeba abakobwa b'abahanuzi cyangwa abagore b'abahanuzi, gusanga bameze nk'aho ari ingari, uri kumva? Ariko wa mugani ugasanga kwa kundi bahanura, kwa kundi batuza abantu, ukabona bikeneye umuntu w'ingari koko. Hari ibintu biba bikeneye umuntu buriya, ariko uzi ko hari n'abantu bihana kubera ubwoba bw'ukuntu umuntu yabakanze akihana. Kera twajyaga tujya mu buvumo, twajya mu buvumo, ngira ngo amakuru y'uko mu buvumo habayo ingwe warayumvishe. Aho uzi ko hari n'umuntu wihanaga atayibonye kubera amakuru y'ingwe, kubera amakuru y'ingwe akihana atayibonye. hari umuhanuzi twajyaga dusengana yitwaga Vince. Iyo byibuze ko watekereje kuba wagize irari, icyo cyonyine cyabaga ari ikizira. Kuba watekereje umurozi cyabaga ari ikizira. Rero abantu benshi bageraga hanze bahengereza bakumva rimwe, umusambanyi akabirangiriza hanze. Twajyaga tugira icyumba cy'amasengesho hano Kibagabaga, nagiraga ikintu bita umwuka wifuye. Ntago wicaraga mufite icyaha, ntibyashobokaga, ntibyashobokaga. Winjiraga hariya ku muryango, cyaha nakibonye ndamubwira ntumva, ete bikubwira nkabikubwira byose, kandi sinatinyaga ngo ufite umugabo, ibyo ntibyandebaga. Wagiye kubikoreraga iki se? Ibyo ngo wazanye umugabo, ibyo ngiye ntibyandebaga. Buri muntu wese rero yaturukaga kuri kaburimbo, anaturuka iwe mu rugo, agati Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru, ubu ndaboneye. Unyize ntambara. Ubu ndaboneye koko. Kubera iki? Buriya hari n'abisangaga hanze, urugi rukinze akisanga hanze. Abasenga uyu munsi araza kuguhakanya kubwira ngo ibyo ntibibaho. Twasengaga mu cyumba, umuntu agaca mu idirishya akagenda, Imana ikagusohora ikaguta mu idirishya, umuntu akagenda hanze. Ariko abasenga uyu munsi ibyo ntabyo babona, kuko ntibakibasha. Uyu munsi basigaye barazanye ubunajye bwinshi, usigaye ubwira umuntu ngo ihane gusambana, atizana amafoto mbikora. Niyo mpamvu basigaye bapenga n'ubuhanuzi rero. Kuko uyu munsi basigaye barazanyemo ubwenge bwinshi. Usigaye usanga abantu bakubwira ngo nta foto nta cyabaye. Wamubwira uti ndabonye, atari ko se ubwo urabibonye koko. Mbega agashaka kukumvisha, urasanga wavuga mu ndimi atari ko se izo wazigiye. Urasanga barazanamo ubwenge bwinshi. Ariko nyirizina Imana yo ntiyahindutse, iracyari ya Mana. Rero icyo nashakaga kuvuga, buriya si ngombwa ko niba wanambonye ko ibyaha mbikora, si na ngombwa kuza kubivuga. Buriya kenshi abaza gusebya abandi, ugasebya ngo uyu muntu naramubonye asambana, uriya ntago ari umurimo w'Imana, uriya ni umurimo wa shitani. Ko biriya ntago byungura itorero ry'Imana, ahubwo bisenya itorero ry'Imana. Buri ibi bintu bya social media byo gusebanya byinshi ivugabutumwa muri iki gihugu cy'u Rwanda, byasenya umurimo w'Imana ku kigero kinini cyane, kuko hari abantu bari bukizwe batera muri wowe. Noneho rero iyo nje nkagusebya, wa muntu wizerera muri wowe ahita agwa. Sibyo? Ngo yewe ngo nta Mana igihari, ngo nangoga yabikoze, ngo reka ninywere icupa. Ahita agwa rwose. So rero icyo nashakaga kuvuga, abakozi b'Imana, buriya ntugacumurire ku mukozi w'Imana. Niba ubona atagufasha, jya witambukira, ugire gute, wigendere. Naho kuvuga ngo reka mbivuge, ntabwo ari ishyaka ry'umurimo w'Imana, ahubwo urimo abadayimoni benshi. Hari icyo ngewe impamvu nakubajije iki kibazo, nkavuga ngo ese ikibazo ni pasiteri cyangwa ikibazo ni umukristo? Kuko uyu muntu ashobora kuba yarabwirijwe n'umupasiteri, ariko akaguma ku mupasiteri, ntarenge pasiteri ngo ajye kuri Yesu. Kuko yageze kuri Yesu, kugwa kwa pasiteri ntibyamugusha, kuko yaba yageze kuri Yesu utagwa. Ni ukuvuga ngo ako kantu uvuze niko cyane. Akenshi usanga muri iyi minsi abantu batinze ku bantu, ari nabwo buhanuzi ndi buze kubabwira mu kanya kari buze, ngiye kugera aho mbivuge. Abantu batinze ku bantu, ugasanga abantu kuko nazanye ubuhanuzi Imana yampaye, uvuga ngo mu rusengero abantu basigaye basenga ibigirwamana. Abantu basigaye basenga ibigirwamana mu rusengero. Ndaza kubasobanurira bitewe n'uko umwuka yabinsobanuriye. Ariko nyirizina abantu ntabwo
iyo ageze mu rusengero yumva ko Imana igarukira kuri pasiteri. Ni ukuvuga ngo akibona pasiteri Imana niho igize gute, niho igarukira. Ntabwo atekereza ngo inyuma ya pasiteri hari uwamutumye. N'abapasiteri kandi nabo basigaye koko barabyakiriye, barashimuta icyubahiro cy'Imana. Neza nawe iyo ahagaze n'iyo avuga uzi uko uba ubona ari Imana, uzi uko uba ubona ari seriye. N'iyo avuga uba ubona ari Imana, uba ubona byabaye. Hari n'ukubwira ati sinagukijije kanseri, ati sinaguhesheje urubyaro, ati byari byanze ntiwari ugumiwe, zana ituro rero. Nutarizana ndongera nsenge byange da. Ugahita ubwoba bugutaha, ubwoba bukagira gute gutaha. Hari n'ukubwira ati niba naragusengeye bwa mbere ukabona birakoze, nutagaruka ngo wongere uzane ituro, nongere nsenge bwa kabiri ntibizemera. Rero abantu basigaye barigize Imana. Ni ukuvuga ngo bo babaye Imana, uwabatumye. Ni ukuvuga ngo abantu bateye kudeta Imana. Abantu bateye kudeta Imana yarabatumye, barangije bahita bayigira gute, barayibirindura. Abantu barayibirinduye, bayikuye ku ntebe, intebe bayicaraho. Uzasanga mu rusengero pasiteri yicara ku gitebe gifite amatwi. Hari ahantu nzi umupasiteri mu rusengero rumwe, umukozi aherutse kugenda ahita yikozaho ikibuno ati mbega pasiteri ukuntu yicara ku ntebe nziza. Ako kanya bahise bamwirukana. Oya, ntago wahatinda kuko abapasiteri babaye abami mu nsengero, babaye abami mu nsengero. Gusa nyine nyirizina nari nkiri kuri icyo ngicyo, wenda nkivuga ngo hari umuvumo abantu bakura mu rusengero utari ngombwa. Kuko yaba yaraguye yaba ataraguye, byanze bikunze Imana izakuvuma automatically. Uwo muvumo kujyaho ntibinasaba ko hari umuntu wo kuvuma. Niyo mpamvu Dawidi yangaga gukora kuri Sawuli. Niyo mpamvu Dawidi yabonaga ko Sawuli yari yarananiranye kandi n'Imana yari yaramuciye. Ariko Dawidi akavuga ngo ntabwo nakoze ikiganza ku muntu Imana yimikesheje iki amavuta. Yuda we yihaye kugira gutya, asoma agambanira umwana w'Imana. Kandi Yuda buriya mu ntumwa za Yesu, buriya umuntu wakoze umurimo ukomeye ni Yuda. Buriya barokore nubwo bavuga ngo Yuda ni mubi, ariko buriya bakwiriye kugurira akantu Yuda. Gute? Abarokore buriya bakwiriye kugurira akantu Yuda. Buriya Yuda yakoze umurimo ukomeye cyane. No kugambanira Yesu. Yuda ntabwo yagambanye buriya Yuda, ahubwo Yuda yasohozaga icyo Imana yagambiye. Sibyo, yasohozaga umugambi w'Imana. Yuda rero yarabisohoje, arabyihutisha, arabikora. Sibyo? Twigenere ku buhanuzi. Kuko kuvuga ngo Yesu ngo yagombaga kwijyana, ushobora gusanga ntaho yari bujye. Kuko yari atangiye kuvuga ngo iki gikombe kindenge. Yuda rero yakoze umurimo buriya, ariko nyine ntibyakuragaho ko yagambaye, birangira yiyahuye. Rero umuvumo ukubuza kujya mu ijuru. Ariko buriya umuvumo ushobora kuza ari, kandi nanone hari n'abantu bakora ibyaha ukakibabarirwa, ariko umuvumo ukagumya ukakuzaho. Sibyo? Uyu munsi uzaba waratwaye umugabo w'abandi, uba umutware, nurangiza ujye mu rusengero ngo Imana imbabarire ubusambanyi, ariko nyamara uwo mugabo watwaye yari atunze umugore n'abana 7. Sibyo? Uwo mugabo watwaye yari atunze umugore n'abana bangahe? 7. Ariko wowe urangije uramutwara. Uyu munsi murabana, urishimye, araguhahira, ariko abana babaye mayibobo ku muhanda. Sibyo? Nubwo wasabye Imana imbabazi ukababarirwa, ariko ntabwo uzarokoka. Uwo muvumo ukuriho. Hari ibintu utazabona. Buriya hari ibintu abantu basengera ntibabibone kubw'umuvumo. Sibyo? Kubera iki? Ibiganza byabo biravumye. Niyo agiye kubona umugisha, hari umwana uhita unyigira hariya, gasanga ayo marira ahita aza. Akababujijwe, arijijwe nuko yabuze ibirayi byo kurya, kandi we uri kugira ngo umugabo azane ibirayi. Ugira ngo umugabo azane ibirayi, ariko nyamara uwo mugabo hari undi wamwambuye. Hari umwana uri kurira utiga, nyamara wowe urimo urasenga ngo uwo mugabo yishyurire abana bawe amashuri. Abana ntibishyurirwa kubera yuko urwo rugo nta munezero uzarugiramo, kubera yuko hari undi nawe wambuye umunezero. Nk'abantu bakuramo inda, reka mbabwire mwabarokoremo, nibyo uyikuramo ukagenda ngo ugaswapa, ngo no guswapa
ni ugukora swap ngo biranyaruka. Ariko nubwo binyaruka uri kure mu muvumo w'ahazaza. Uyu munsi uzi ko hari abantu babuze abana kubera umuvumo w'uko bakuyemo inda, sibyo? Kubera yuko yakuyemo inda, sibyo? Muri uzi ko hari n'umuntu wavutse misiyo yiwe yari kuzabyara abana batarenze 3, none mbere yuko ashaka yakuyemo inda 3, ubwo byahuriyemo. Uwo muntu niyo mwasenga inshuro 1000, ko buri muntu wese hano ku isi nta mwana w'impano kubaho. Uko wamubyaye uko ariko kose nta mwana w'impano kubaho, ntawe pe. Hano ku isi hari umuntu Imana ya puraninze iravuga ngo wowe ngaho uravutse, sibyo? Hari umwana ugomba kuzabyara, kandi uyu mwana ugomba kuzabyara azaba minisitiri ahantu. Ibyo Imana yarabipuraninze muri purani yayo, kuko Imana ifite umushinga w'igihe kirekire. Yo ireba mu itangira, ikareba mu iherezo uko bizasoza. Urero uko bakuroga kose inshuro 1000, wa mwana utari wamubyara ntabwo bizavamo. Bazabanza umubyare, buri muntu wese agira misiyo yiwe. Rero hari igihe ugira gutya ugasanga umwana wagombaga kuzabyara wamutaye muri tuwarete. Urahumana mu mwana, ariko nyamara umwana wamutaye muri tuwarete. Rero ni uko nguko biba bimeze. Usanga abantu benshi nicyo bavuga iyo bavuze ngo umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana iba yarawupuraninze kera, nta kintu gihindura umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana iba yarawupuraninze kera, uko wagenda uko ariko kose umugambi w'Imana urasohora kandi urakomeza. Pastor, ndagira ngo noneho tugendere kuri uwo mugambi w'Imana, n'ubundi n'ubuhanuzi tuzaniye ni umugambi w'Imana. Ubuhanuzi nzanye rero uyu munsi ni message Imana yampaye, ndetse nanayikomerezaho, nayivuzeho hariya. Ni message uvuga ngo abantu bimuye Imana, sibyo? Abantu bimuye Imana, noneho abakristo benshi bari gusenga ibigirwamana. Bari mu nsengero ariko bari gusenga ibigirwamana. Katubanze dusome ijambo ry'Imana, sibyo? Yego. Dusome ijambo ry'Imana hano muri ubutumwa bwiza, bwa Matayo, ibice byaho 25. Ni ijambo twese tuzi. Umugani w'abakobwa 10. Haravuze ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mu musanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Nawe arasubiza ati ndababwiza ukuri yuko ntabazi. Imana y'amahoro itugirire neza. Ni message Imana yampaye ivuga ngo abantu bimuye Imana, kandi ikindi abakristo benshi bari gusenga ibigirwamana. Rero ntibazabura kubona ishyano. Igihe kiraje kandi kirasohoye. Imana yambwiye ngo nimbwire abantu bibuke guhamagarwa kwabo kandi basubire ku rufatiro. Nibarenge ibyo bimitse mu rusengero, nibarangiza bimike Imana yaremye ijuru n'isi. Uti rero abantu bimitse biki? Imana imbwira iki kintu. Nagiye kubona mbona urusengero runini cyane, kuko nabonaga abantu ari benshi kandi nkabona ari nka stade, kandi nkabona ari nini cyane. Noneho ngiye kubona mbona abantu barunamye barimo bararamya, ariko imbere nitegereje neza nabonaga umupasiteri arimo abwiriza, ndetse yambaye ya myambaro ababishopu bakunda kwambara, ariko nitegereje imbere yiwe nkahabona cya gitebe kinini kimwe abami bicaramo, nkabona icyo gitebe kiri aho ngaho, ndetse nkabona uwo mupasiteri rwose agaye, kuko nabonaga ari munini, nkabona ari mugari, ariko nkabona abantu bamwikubita imbere, nkabona barimo baramuramya, mbona barimo bamuramya, umuramije wese amukozaho ikiganza agatambuka akagenda. Ndangije
najya kumva nkumva arimo arababwira ati utabikora uwo nguwo ntabwo yabasha kubona umugisha. Ariko ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo abantu benshi muri iki gihe bibagiwe yuko icyubahiro cyanjye ntazigera ngiha undi. Abantu bagiye mu cyubahiro cy'Imana bakigira icyabo, ibyo Imana ntabwo igiye kubyihanganira. Abantu bagiye mu cyubahiro cy'Imana bakakigira icyabo, abantu bakihimba amazina ndetse bakanabwira abantu ko aribo bakora ibitangaza, ibyo ngibyo Imana ntabwo igiye kubyihanganira. Imana irangije irambwira ngo muri iki gihe abantu ko ari abakozi benshi uhereye mu bashumba, ababishopu, abarevera, abapotere, mbega n'ayandi mazina menshi n'abakristo muri rusange bimuye icyubahiro cy'Imana barangije barakiyitirira. Ndangije mpabwira ijambo riri muri Matayo ibice 25 rivuga kuri aba bakobwa 10, rivuga 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Rero Imana irangije irambwira ngo muri uyu murimo abantu barimo barakora harimo abantu benshi ugiye kureba urasanga ari abapfu bigendera. Baravuga ko bafite amavuta ariko nyirizina hari amavuta baranyiyitirira bakavuga ko ayo mavuta ari nge wayabahaye, ariko ayo mavuta si nge wayatanze. Ugiye kureba neza ayo mavuta ntabwo yaka. Nabo bagiye kuzatungurwa n'umuyaga uteye ubwoba ugiye guhuha, kandi uwo muyaga nuhuha ntabwo bazarokoka. Kandi nyamara bicaye bazi ko bicaye ku ijambo, abandi bazi ko bavuganye n'Imana, ariko abenshi Imana irambwira ngo barambeshyera sinigeze mvugana nabo. Hari abantu bafite amakayi barimo bishyuza Imana ngo ubuhanuzi babwiwe, ariko Imana irangije irambwira ngo bimbeshyera ntabwo nigeze mvugana nabo. Bavuganye n'abantu, bavuganye n'ababari imbere, nibo bizeye, nibo biringiye, ndetse ni nabo biringiyemo. Imana irangije irambwira ngo nimbwira abantu ngo kubera yuko banze gukunda ukuri bakayitera umugongo ndetse bakanga gukurikiza ijambo ry'Imana cyitwa kwezwa, bagiye gutungurwa n'umuyaga ugiye guhuha. Kandi uyu muyaga uzaba ari uwishuheri, kandi uyu muyaga nuza uzasakuma buri kimwe cyose, kandi nta na kimwe kizasigara. Ngiye kubana mbona Imana nyereka aba bishop, nkabona n'abakozi b'Imana, abahanuzi, nkabona babyibushye, nkabona inda nini cyane. Ndangije numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ntabwo bigeze baharanira kubaka ubwami bwanjye, ahubwo baharaniye kubaka inda zabo n'imibiri yabo, ndetse baharanira no kwigwizaho ubutunzi. Ariko ngiye kubona mbona wa muyaga uje, mbona ba bantu bari babyibushye banini, nkabona umuyaga urimo urabagurutsa cyane, nkabona barimo baragenda bakazamuka bakongera bakikubita hasi. Ndangije ndabwirwa ngo hagiye kuzahuha umuyaga munini cyane, kandi uyu muyaga ntabwo bazarokoka. Ibi ndabibwira umuntu wese unkurikiye wumva ururimi mvuga, wumva ikinyarwanda, n'umunyarwanda aho ari hose hirya no hino ku isi, niwumva ibi ngibi ugaruke ku rufatiro. Uyu munsi wa none mwimitse abashumba, mwimika abapasiteri, munanirwa kurenga urwego rw'abapasiteri babari imbere ngo mutumbire umusaraba wa Kristo. Ubwo mwananiwe gutumbira umusaraba wa Kristo, rero mugiye gutungurwa n'ibyago n'akaga kagiye kugwira isi muri rusange. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwo aka kaga kagiye kuza ntabwo muzarokoka, kandi Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo izabakina ku mubyimba ubwo ibyo mwatinyaga bizaba bibagezeho. Izabakina ku mubyimba ubwo ibyo mwatinyaga bizaba bibagezeho. Abantu benshi Imana yabagiriye neza, Imana yarabatabaye. Hari abari abatindi, Imana ibavana ku cyavu ibashyira hejuru. Hari abandi Imana yigishije baha amashuri. Hari abandi Imana yarindiye mu bikomeye. Hari abo mwasenze muri mu magereza muravuga ngo Mana nutuvana aha ngaha tuzagukorera. Imana yarabikoze ibavanayo. Icyo mwituye Imana ni ukuyimura. Icyo mwituye Imana ni ukuza mugafata icyubahiro cyayo mukakigira icyanyu. Imana rero ntabwo izagumya guceceka, iraje iriyiziye. Abandi mwagiye kugura imbaraga, izo mbaraga murangije mwirirwa mubeshya ko mwazihawe n'Imana. Imana ije kubakoza isoni. Imana ije kubakoza isoni, kandi Imana ije kubashyira ku karubanda. Ntabwo muzarokoka n'ukuri. Imana irangije irambwira ngo ninze mbwira abantu basubire ku rufatiro, bashaka amavuta y'umwimerere, kandi amavuta aturuka kuri Kristo Yesu. Imana irangije irambwira ngo nta handi muzakura amavuta. Amavuta ntimuzayakura mu bantu, ahubwo amavuta muzayakura mu kwanga icyaha n'igisa nacyo. Mwamara gukizwa mukareka igomwa ryanyu n'ubugome bwanyu n'ubusambanyi bwanyu n'ubujura bwanyu no kwiyoberanya kwanyu no kwishushanya kwanyu, ibyo byose mukabireka. Mwamara kubireka, Imana izururuka ikora ibikomeye hagati muri mwebwe. Ndangije ndabwirwa ngo ninze mbwira bitwa ko ari abakozi b'Imana, ubwo ndababwira nanjye nibwira ngo nitwongere dusubire ku rufatiro, mwongere musubire aho mwavuganiye n'Imana, kandi mwibuke guhamagarwa kwanyu. Mwibuke ibyo Imana yakoze ku buzima bwanyu,
byanyu, ibyo bibatere gushakashakana Imana umwete, kandi bibatere guca bugufi. Nimuca bugufi Imana izabagirira neza nta kabuza, kandi nimuca bugufi Imana iri mu gihugu cyo mu ijoro izabarinda. Ndangije ndabwirwa ngo ninze mbabaze ngo yemwe ba bishop, namwe ba apotere, namwe ba revera, namwe abahanuza, abavuga butumwa, baririmbyi, banyamasengesho, Imana irangije irambwira ngo mbabwire ngo ese mwibuka yuko ubugingo aribwo mwahamagariwe? Ese mwibuka yuko nyuma y'ibi ngibi hari ubugingo? Ese mwibuka yuko nyuma y'ibi ngibi hari urubanza? Imana irangije irambwira ngo ninze mbabaza icyo ngicyo. Mwibuka ko hanyuma y'ibi ngibi hari urubanza? Ese mwibuka yuko ibyo ngibyo murwanira ari iby'akanya gatoya, ni ibintu biza ariko nyuma bigahuhwa n'umuyaga bikagenda? Dore mwubatse amazu y'ibitabashwa, mugura amamodoka mugenderamo meza, Range Rover, murimo muragendera mu mazu y'ibitabashwa, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye, ayo mazu mwubatse agiye kurindimuka kandi agiye kugwa rwose. Izo nda mwashyize imbere, izo ngizo zigiye guhokwa, kuko ibyo mushyiramo mugiye kubishaka mu bibure. Hari ibintu mugiye kubura neza neza, izo nda ni mubura ibyo muzishyiramo, gupfa ko muzapfa nta kabuza. Imana y'amahoro itugirire neza. Nanjye nta kindi ndenzaho kubasengera, Imana ikabagirira neza. Ibi ngibi biteye ubwoba akenshi iyo ubivuga, akenshi iyo ubuvuga, kuko ubu butumwa mbutanga hari ahandi nigeze mbutambutsa, umuntu umwe arangije arambwira ngo ariko ngo ubwo wigize ibiki? Ibyo ngibyo uba uvuga ngo ntibiki. Hari n'uwambwiye ngo Imana ituye mu ijoro, twe dutuye mu isi di. Hari n'uwabimbwiye ari umukozi w'Imana, arambwira ngo ibyo ducamo Imana iramutse ije hano nayo ikabicamo, nayo yahinduka. Ese arashaka gufata amafuti yiwe ngo yatwerere Imana, ngo nayo yahinduka, ngo ubuzima burakakaye bumeze nabi. Ariko ukunda Imana niwe umenywa nayo. Mushakashaka ibyo Umwami ashima. Njye nta bwoba mfite, nta n'isoni mfite, uretse iz'ibyaha byanjye, kandi nabyo Umwami Imana yarabimbabariye. Rero Imana y'amahoro ibaha umugisha, uzaza we ntabwo azatinda. Nimushakishe ibyo Umwami ashima, nimushake kwezwa. Cyazanye Yesu ni ukugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Uyu munsi abantu bari mu rusengero, bazanywe nuko bababwiye ngo nimuze Yesu abakorera ibitangaza, nimuze Yesu abakorera ubukwe, nimuze Yesu abaha abana. Ariko ndagira ngo mbabwire, ibyo ngibyo ntibikanga Yesu kuba udafite umwana, kuba udafite umugabo. Ibyo nta kintu bibwiye Imana. Ikintu kiraje ishinga Imana ni ukugira ngo iguhe ubugingo, kuko nicyo cyazanye Yesu, kugira ngo zigire ubugingo kandi bwinshi. Imana ibaha umugisha. Datanya guhora ku ngoma Imana. Uri Imana nziza, uri Imana yumva gusenga. Ngushimiye ijambo ryawe, ngushimiye ubutware bwawe, ngushimiye kurinda kwawe kwiza. Mwami Imana, nkundira uyu muntu wumvishije buno butumwa ahindurwe nabwo, kandi agaruke kurufatira. Bari baraguye ubabyutsa, basubiye inyuma bagarure, kandi imbaraga zawe zikore kuri buri muntu wese wumvishije buno butumwa, maze ijambo ryawe rigira ububasha mw'isi hose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaha umugisha. Imana y'amahoro ibagirire neza. Mugende kuri Profete Emma murebe y'ibiganiro biriyo. Imana irabaha umugisha. Nimero ze barazishyira hasi, murazibona. Imana ibaha umugisha. banakande subscribe, Bakandeho di, bakandeho subscribe, comment yuko ibintu babibona, banakande na share, niba bana bikunze bakande like. Yego. Imana ibaha umugisha. Sawa sawa. Sawa.